Haleluya. Haleluya. Dushimira Imana y'Abanyisirayeli yemeye twongera iminsi yo kubaho iyo Mana yaratuje. Dushimiye abungeri batekereje ko twoba ibikoresho by'Imana muri uyu munsi. Dushimiye abantu bose bemeye kuza guterana kw'abera. Imana y'ubumwe kadusome ijambo ry'Imana rinayateze ijambo ry'Imana muri Yohana 8:31. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Amen. Mu byakozwe n'intumwa 11 no kuri 14 azakubwira amagambo azagukizanya n'abo mu rugo rwawe hose. Teruye amagambo umwuka wera arabamanukira kuko natwe yatumanukiye ubwa mbere. Amen. Twavuze ngo dushimire Imana y'Isirayeli yemeye yuko tugeze uyu munsi turi bato. Iyo Mana igituma umunezero mu gihe nk'iki kigora. Ngiye maze iminsi ndi gusenga ngasenga nkabwira Imana mukundisha abantu igihugu. Iyo ndi masengesho nk'ejo sinjya nsenga ngo Mana ugirire igihugu cyatureze. Yewe mvuye muri Kongo vuba iri iwacu i Masisi, inka ziratekanye, abantu bari bakeya bafite amahoro, ariko twatubwira abantu ngo batahe bakatubwira dusubire inyuma. Twosubira inyuma niyo nzogenda kandi mu nkambi kugira ngo basigaye bahereza 3,000, ariko bakabasubira mu rugo. Iyo nsenze mbwira Imana nyibwira Imana yageze aho araniragira aravuga ngo ukuri niko kuzaba bato. Iyo tuvuze mu ijambo abantu bajya kure cyane batekereza ijambo cyari ijambo Bibiliya yaravuze ngo mbere na mbere ijambo yavuze isitararemwa ntarabaho ntawuravuka. Iri jambo ryari ntabitekereze ngira ngo yuko isi izaremwa kutazi Imana imipango yayo, ariko iri jambo ryari. Bibiliya yaravuze ngo isi n'ijuru bizashira ariko ijambo ntirizashira. Bwana Yesu asifiwe. Nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, kandi iri jambo muritekerezeho cyane. Jambo ni Kristo, niwe Kristo. Abantu niba bafite ijambo ry'Imana muri bo bajya bakora ibitangaza by'Imana, kandi Satani azi ko ijambo rikuvuyemo ubutayi Kristo. Niyo mpamvu Yesu yabaciriye umugani arababwira ngo umubibyi yasohoye imbuto ngo akibiba, ngo zimwe zigwa mu nzira abantu bazikandagira ngo izindi ngo zitoragura, ngo bisobanura ngo iyo umuntu ngo yuzuye ibyo mu rusengero ngo Satani amukura mu ijambo rimurimo agasubira akamera uko yari ari. Iyo umuntu avuye hano mu rusengero yumvisha ijambo kandi yanezerewe, Satani abahagaze ari ku muryango ngo rya jambo ririmo karimukuramo, kubera ko azi kuyamukiriza ubugingo bugataha nk'uko yaje. Utagira ijambo ngo bakurenge inyuma ngo bateranye ngo gatanu, utagira ijambo bavuga utanze cyatsi aho n'uvuga uhohote, ariko ijambo riri mu wowe ntawo guhatira kuko ryo tuzi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Iyi ijambo rituvuga iyi Imana ifashe rikabakomeretsa. Iyo umuntu yakomeretse
azatinda gukira cyane. Waneza sivyo? Iyi Imana ifasha rero jambo rikabakomeretsa kubera ko umuntu wakomeretse ntaza apfa gukira. Nyagigiza indikaza ijambo ry'Imana rikomeretsa imitima y'abantu kugira ngo ribe igikomere muri bo. Yesu arababwira ngo babandi baza basohoka buzuye umwuka w'Imana, abavuga hari zavuye mu bukara ngo ziramera bukeya, ngo zimaze kumera ngo kuko nta mazi ngo zirumva, ngo abo ngabo ni babandi baza basohoka mu rusengero ngo bagaterwa n'amaganya y'isi ngo barangize. Haleluya. Ngo bagaterwa n'amaganya y'isi ngo bagatekereza ko bari kubazize Kristo ngo bakabivamo, ijambo ryabo rikabavuyemo bagasubira kugenda uko bagiye. Bakagenda uko baje. Satani azi neza ko ijambo ari bwo bugingo. Bwana Yesu asifiwe. Satani azi neza ko ijambo tuya tuvuga twizeye. N'abantu batazi gusoma bemeye Kristo kubera ko basomye ijambo ry'Imana. Abazi gusoma bemeye ibya Kristo kubera ko babisomye. Iri jambo ni Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Iri jambo ni we Kristo. Abantu bafite ijambo muri bo mu babana n'Imana. Ubwo Korneliyo yari yicaye arasenga atanga afashe imfubyi n'abapfakazi, ariko Imana ibatakwiriye. Imana idahagije itokiza ubugingo bwe. Ibyo reka tuyururuka umanuka ugende usange Korneliyo ahantu yicaye, umubwire ko gusenga kwe kumviswe, ariko atume Petero ari Yopa amubwire amagambo yomukiza ubugingo bwe n'urubyaro. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Aramubwira ngo ngwino tukubwire ibyo twabonye. Aramubwira ati nari bicyari gusenga, marayika w'Imana arazangeraho arambwira ngo gusenga kwanjye n'ubuntu bwanjye byarazamutse bigera muri, ariko arambwira ngo ntibihagije. Haleluya. Ibi ntabwo bihagije ngo nintumire Petero ngo uri Yopa ngo azambwire iby'ijambo. Niko Bibiliya yavuze ngo rizabukizanya wowe n'umuryango wawe. Ngo ntibabwire iryo jambo ngo bose buzura umwuka w'Imana kuko natwe ubwa mbere yatumanuye. Bwana Yesu asifiwe. Kuba uririmba nta jambo rikubamo ryo kuza gukurikira. Haleluya. Kuba wiyiriza ubusa kubera impamvu runaka z'inyungu zawe ryo kuza gukora icyaha. Abantu baza biyiriza ubusa kubera ko leta zabuze, kubera school fees zabuze, kubera ibyo byabuze abantu bakiyiriza ubusa kandi bagasubira, ariko ibyo nta jambo rikuri ryo kuza gukora icyaha. Bwana Yesu asifiwe. Ibyo kubuza gukora imirimo ya kabiri. Niba kuba mu ijambo ryanjye muza mubaye Kristo banjye nya kandi ukukuri kuzobakura. Reka bavuge kino buriya umuntu afite kapasite yo kwirukana Kristo muri we, ariko nta kapasite yo kwirukana dayimoni muri wowe. Tubikunda. Umuntu afite imbaraga zo kwirukana umwuka wera muri we akamwirukana akagenda, ariko nta mbaraga ubwira zo kwirukana dayimoni cyangwa kamere muri wowe. Yesu ngo yaramanutse cyangwa Yorodani ngo agera ahantu umuntu utewe na dayimoni
uwo muntu dayimoni zari zaramuzengereje iminyururu yaciye yarayimanutse, yirukana dayimoni wari uri muri we, amaze ngo dayimoni uri muri we. Abadayimoni babwira Yesu bati se iyo twikiye bitaragera igihe cyo turi kurasiki, none tubwira impuhwe twohereze muri ziriya ngurube, natwe dutegereze igihe cyacu kibanze kigere. Sabwa ati ngo ni mu gihe za ngurube zose zimanukira mu nyanja. Abazanye amakuru abantu bamwe bari barageza ngurube twa amakuru babwira niba bati muziki yabaye hano hageze umuntu yakoze igitangaza azatumara amatungo none tugenda tumwiruka. Baraza babwira Yesu ati turakwinginze tuvire mu gihugu genda. Bibiliya ngo Yesu ngorogera mu bwato asubirira Ramu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Baramwirukana Yesu ngo ntiyanga asubira inyuma arataha. Kandi yaraje kuvuga ijambo ry'Imana. Yaje kuvuga ati ibyo batizanya ubugingo bwabo ariko baramwiruka. Bwana Yesu asifiwe. Baramwirukana aragenda. Wowe ufite uburenganzira bwo kubana Kristo muri wowe, ariko nta mbaraga ugira zo gukura Kristo kuko dayimoni umukore muri we ntazugira. Barasenga biranga. Babaza Yesu bati se, Yesu ahagaze bati se zogeza cyari kubihanganira ni hehe nzabihanganira kugeza ryari? Ngo Yesu acyaha abadayimoni bamuvamo, bageze hirya bihereranye n'abigishwa bati se niki cyatumye twe tutamukuru dayimoni tamwirukana? Nabwo ati wewe ndabimuni uyu nta kindi kimukuramo uretse kwiriza ubusa no gusenga. Bwana Yesu asifiwe. Nta muntu utari imbere y'umwuka wera Kristo atatashe muri wewe cyo dayimoni. Dayimoni muri wowe ntiwo mwirukana, kamere muri wowe ntiwo yirukana, ariko Kristo mwirukana. Ariko iyo henze Kristo akaza muri wewe dayimoni arahunga. Bwana Yesu asifiwe. Nuko Kristo ni wowe wenyine ubwo dayimoni iri muri wewe. Kristo ni wowe dayimoni utuye muri wewe. Naho wowe tiwo ntacyo gukora. Mbese muzamubwira ngo umuntu ufite abadayimoni famiye yari nanze, famiye yari ifunze, cyangwa muze kugira ngo barebe ko ari wo tuza. Ntabwo batagize kugira ngo bakuremo amadayimoni bamuzengereje, ariko yaranze kuvamo. Ariko Yesu ahagaze avuga ngo dayimoni we muvemo aragenda. Ikindi gitangaza abantu nabo bikora Yesu na Yesu aragenda. Ni ukuvuga ngo wewe wabikana Kristo muri wowe, ariko dayimoni muri wowe mwiruka. Ariko Kristo dayimoni muri wowe mwiruka. Kamere kurimo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ijambo ry'Imana rigira imbaraga kuko ari wewe nishinzemo. Ibi bintu iri jambo gusoma Biblia bivuze neza. Yaravuze ngo babikure mu nyuguti ngo babyinjize mu mwuka kugira ngo bigire icyo bimaze muri bo. Bwana Yesu asifiwe. Iyo ushaka ngo umwuka bibe muri wewe ujye uhinduka umunyamwuka, hanyuma iby'umwuka bikaba muri wewe. Haleluya. Umwuka yatuyobora, ntabwo tuyobora umwuka. Kristo niwe umwuka wowe ujye ukoresha n'ibyo ushaka. Wewe wofata ibintu. Kuyobora umwuka no kuyobora Kristo habivuge gutyo mu buryo bwiza bukwiriye. Kuyobora umwuka ni ukuyobora Kristo, kandi iyo we Kristo uba waguye. Niyo mubwira ati uretse byo ugiye gukora ntabwo ari byo ngoja. Uretse ikigo ntabwo ari byo. Kera n'abakiristo umwuka iyo atuyoboye atuyobora mu nzira zikwiye. Haleluya. Haleluya. Iyo umwuka tuyobora tuyoborwa n'umwuka. Bibera mwaza kuyoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Saba yobora umwuka. Na yabo biyoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Naho iyo uyobora umwuka ukiri muri wewe
ntabwo umuhungu yongera kuba victime kujya wongera kuba uca bugufi. Yaravuze ngo ni njyewe tangiriro n'ihene ni njye Alpha na Omega. Icyubahiro cyanjye aho ni mu ruzogi kiba musimbura no kuvuga ngo nabagiye hasi mu mazu hejuru yo bikunde. Iyo utekereje ibyo ugiye guhita kugira ibyo Imana ishaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Iyo ugiye gukora ibyo uba ugiye gukora itandukaniro n'ibyo Imana ishaka. Turacyari mu ijambo. Bwana Yesu asifiwe. Ntabwo turatandukira, turacyari mu ijambo. Ntabwo twavuye mu ijambo bari. Turacyari mu ijambo ry'Imana. Bantu b'Imana, abantu kubera ko batashatse kumenya ijambo, batacukumbuye ibyanditswe byera, bajya bakora ibizo umuntu watandukiriwe n'umwuka bakamuvangira, kuko umwuka imyuka ni myinshi, kuko n'umwuka uyobora ikirere nawe ni umwuka. Bwana Yesu asifiwe. Nuko ari umwuka ariko ni umwuka. Akumva umuntu wavangiwe yavuze ngo mureke dusenge ngo dushimira mu itorero rya Yesu, nabo bakaba barafashwe direct. Ntibigeze bahishurirwa, ntibatuye ijambo ry'Imana. Kandi Bibiliya yavuze ngo kutamenya, abantu bazoze kutamenya. Tuzovuga ngo Mana ngo barenze basi ntibimenye. Niko Bibiliya yavuze. Tuze kugabanya cyangwa twongereho tutagaragara nabi imbere y'Imana. Haleluya. Ko Bibiliya yavuze ngo uzagabanya kuri aya magambo ngo nanjye bikavuga ngo ntazandikwa, kandi tukazoyongere unuyongere ngo uzongere ku byago kubyanditse muri Bibiliya. Uzi ukuntu bingana ni byinshi. Wivura wazatera muri sebe ngo Imana yohereze urubura mu buryo bw'ibintu byabise, ngo imanure mu izuba ngo rimanuke muri koti ngo gwekenya umubaro wabo uzogwekenya mbere yo kuyana no kuya bazoya muri mukanwa umubaro w'Ikristo uzongera ku magambo y'Imana ayo ngo uzongererwa ibizago byanditswe muri Bibiliya. Ariko ni bibi biteye ubwoba. Bwana Yesu asifiwe. Uko tukuvuga ijambo bavuze ngo teme n'ijambo y'Imana, ntabwo turava mu ijambo ry'Imana n'iryo turimo iyo dukomeza kuvuga. Yemwe muzi impamvu marayika w'Uwiteka yaje akabwira Koruneliyo ngo natumizeho Petero ngo aze amusobanurire ibyo yizera. We nta makuru yumva akubwira neza, akumva ko gusenga ariko kwiza ariko bimubereye neza, ariko hari izindi ngeso yagiraga zitabaga muri we, ariko bakabikora atazi ko ari byiza. Imana imubonye aravuga ati uriya muntu wanjye azapfa azize kutamenya, kandi n'umukika, kandi arasenga, kandi agira neza. None kamukizanye n'urubyaro rwe, tumizeho Petero. Umuntu wakomeretse ntajya kwabukira, ikomeretse imitima y'abantu. Twatekereje kuvangirwa oya, aho twatekereje kuvangirwa na gatoya. Arababwira ngo ngewe babwira amagambo y'ukuri ngo niyo mpamvu monyanga. Haleluya. Babwira amagambo y'ukuri niyo mpamvu monyanga, kuko mwebwe mukunda ibinyoma, mukunda umuntu babeshya, mukunda babwira ibiryoshye imitima yabo. Niyo mpamvu ngewe mutampunze. Arababwira ngo
iyo mumenya ko ari umwana w'Imana mushaka ko ndi umwana wa Aburahamu mushaka kugirira nabi arababwira ati icyaha gikoza kuvuga ngo twebwe murabaso Satani uretse urabona guhimbaza yavuze ngo abantu bazabwira urabivuga ngo babiba ngo bazapfa uretse no kubica yavuze murabaso Satani abana ba Aburahamu nyakuri ngo birera niko ijambo ryavuze ngo abana ba Aburahamu nyakuri n'abakora ibyo Kirisitu akeneye. Niyo mpamvu nabitekerejeho cyane nijoro ndavuga ngo abantu bajya basenga mana ngo ya Isirayeli oya abantu bazahindurira ngo mana ya Isirayeli kuko muri Isirayeli kubizu hari abantu bategereje muri Mesiya azogaruka baneza sifiwe bagitegereje ngo Mesiya azogaruka hari abantu bo muri Isirayeli bavugiye muri Isirayeli batamenye iby'umwuka w'Imana byatumye Yesu abwira ngo abana mwebwe bana ba Satani murabaso Satani kubera ko batakoze ibyo Kristo yarashaka gukora. Muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatuye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Abantu baguisa niki gitumye mucecetse cyane turavuga ko processes nibiza gukunda abantu bakomeze bakomeze banezerwe bakomeze kuza amagambo y'Imana. Haleluya. 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 Ijambo ry'Imana rigira ububasha bukomeye kuwaryemereye gutura muri we. Tirigeri hati oya Bibiliya yaravuze ngo iyo umuntu umwe ngo iyo musengeye dayimoni wari muri bakaba bakagenda ngo aragenda akajya mu butayu agatembera ngo yabura ahantu yicara ngo akazasuzuma ko umuntu yapfuye. Ijambo ry'Imana ariko ngo yasanga hakubuye hateguye hameze neza nta mwuka urimo na dayimoni yavuyemo ngo agasanga nta kindi kintu kimutuye ngo yasubire inyuma akayobora abadayimoni barindwi bakomeye kumurusha ubushobozi. Gusa wa muntu by'ahambere yapfuye uba biri kurushaho akagenda agasanga wongeye gusubira inyuma warakuye wasubiye hahandi waburi ajyaza n'abandi barindwi bakomeye kumurusha we ukabakolonike yabo ubundi bakakuyobora bakagukora iki. Satani arabizi yuko umuntu utuye mu ijambo rya Kirisitu atomutinya iyo mushobora yo muherane ijambo ni Kirisitu none ari muri ngewe Satani arabahere kandi ntajya bayikana ikindi kintu kibaho ku isi niwe wenyine abashaka kuba ahantu hatekanye. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo muri inzu z'Uwiteka ni mwe nzu z'Uwiteka hano aho guterana twaje guterana ariko buri twe turi inzu za Kristo. Kristo atuye muri twebwe none urumva indi myuka yotura indi myuka mibi Kristo ari muri wewe indi myuka yotura kandi ntajya bayikana n'undi muntu ntawe ashaka ngo niba ari ahantu aba ari wenyine. Niyo mpamvu uzagenda wagera hariya umaze kuzura ijambo ry'Imana kandi warikunze iby'isi byagukurura ijambo ry'Imana rikaba rivuyemo amaganya no kwiganyira no gutekereza ubutunzi bw'isi bikaba bituye muri wewe. Bibiliya yaravuze ngo mbese umuntu yomarira iki gutunga iby'ubutunzi bw'iyi si akabura ubugingo buhoraho. Bwana Yesu asifiwe. Yo kumarira iki gutunga ubutunzi bw'iyi si ukabura ubugingo. Umugabo umwe w'igipfungo yaricaye ngo arahinga ibyo kurya birera cyane
uravuga ngo biriya bigega bitunze n'ibigega miseri ngo nubake ibigega binini ngo nimara gusarura ngo aricara baravuga ngo umutima wanje ngo wicare uruhuke ngo nezerewe. Ijambo rimunza ako kagenda ngo wabipfuwe uzoburiye urabyavuwe urabyatswe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uzoburiye urabyavuwe kandi bizarimbe n'abatararibuye. Murabyo kumarira iki gutunga ivyisi ukabura iby'ubuki. Arahandi yavuga ngo umuntu wese utazi Imana ubuzima bwiwe buhagaze kuzaburesha amaso yose. Kana kindi ibyizi bitumariye nibyo kwifuzwa gusa. Iyo tuzakugira buriya turira mw'ijuru biruzuye. Mw'ijuru birahari. Bibiliya yera iri jambo rya Kristo nta kintu na kimwe itakozeho kugira ngo abantu batazabona ubwireguro. Bwana Yesu asifiwe. Ngo rero ibindi twabimenye buri jambo ryose Bibiliya yagiye ikora. Bibiliya yagiye ikoraho, yakoze ku batunzi, ikora ku bakene, ikora ku batindi. Kugira ngo hatazaboneka urwireguro imbere y'Imana. Bantu b'Imana, twicaye hano muri kino gihugu turi impunzi ntituri beneco. Turi impunzi ubu. Indi myuka yindi yemeye hari umwuka wabaye kugira ngo batwakire. Hageze undi mwuka ubaza ngo twirukane. Aha ntabwo twiga hasi gakondo yawe. Aha ntabwo ari gakondo yawe. Yewe hariho hari n'icumbi ducumbitsemo. Aha dusa nkaho turi abagenzi. Kuri icumbi ryacu riba muri Kongo. Naho ni icumbi gakondo yacu mu mwaka w'umwiru. Haleluya. Haleluya. Nahariya naho ducumbitse muri Kongo. Ariko gakondo yacu iri mu ijuru. Ariko hano ho aha Nairobi turi abagenzi turacyari kugenda turi mu ruzerero. Turacyari mu ruzerero. Turi mu ruzerero ntituragera muri gakondo. Ariko Imana iri mu ijuru, Imana ya Isirayeli. Imana ya Isirayeli iyo batugiriraga neza ikadukundisha iwacu, abantu bakemera gutora ku indi, abantu bakemera gusekura tena, abantu bakemera ubuzima bw'abahuzaga na Kristo cyane. Twongera amahoro cyane wawe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Imana perutse kubwira abandi ndabamubwirizwa muri kino gihugu utorya utobona amazi utuvangura jahahe kuvoma amazi utuvangura mu nzu yawe usenga iminsi 40 utagira ahantu uja kugira ngo abantu basenge iminsi 40 biyiriza ubusa baba mu nzu ya leta ta sponsor tubikunda. Ukirizwa muri iki gihugu biragoye cyane. Ngira ngo n'abakijijwe kera bari bwa ngo baturebe abantu bagihagaze ku ijambo ry'Imana bajya batangara. Amazi nayo kugurwa. Yewe ahantu ujya kurahura mubwire undi muntu gifata umwana mu muntu ujya kurahura kwa runaka haba n'umuriro kurahura. Tamboka ngoba kwibwa musirwo musoni boga muze muri guteke buri kintu cyose
tubona uko tubabaye gusengera muri iki gihugu kagikirizwamo ni imbaraga za Kristo. Haleluya! Ni imbaraga za Kristo zikitubeshejeho kuba Kristo. Umuntu yagize batemenya kubagasa uyu munsi zindi kurije. Ariko turi mu gihugu wabwo ndaje kubagasa ndaje musi y'urugo bakuri boga ndatekeke. Haleluya! Kukirizwa muri iki gihugu si ibintu bisanzwe. Kuba tunezererwa muri iki gihugu tujya ko bitugoye tukabona amazi yo kunywa aruko tuyaguze gusa amazi y'iwacu ukunda umusaraba amazi meza cyane ariko se mutabaga tubona amazi gwe wamara iminsi 70 uri gusenga ukarya iki Imana yitwongerera imbaraga muri kino gihugu kugira ngo tuba dukwiriye neza imbere y'amaso yawe. Bigoranye turi mu bihe bigoranye intwari zaraniwe zavuyemo intwari zaraniwe intwari ziracyakukuza ubundi abahanga baravuze ngo intambara imaze iminsi niyo ari intwari igirane komanda wowe ni umurwanyi ukomeye barasake kubitasa kubera kuba intambara irakuza abantu barapfa barashira nawe ikibazo cy'ubagize ngo ba bagiye barasake bakubera intambara yabaye nyinshi cyane yaze kuraba yabana bari ubuzima nk'ubu iminsi myinshi n'uwari umukiranutsi ajya tubira hasaka uretse imbere za Kristo wenyine Kristo tutakirukana uzikoze kubagasura bakubara byo bitego cyavuye ngo cyavuye isi Kristo urimo agasohoka kagenda. Haleluya! ngo nzaguye peza iyi kandi wari ku isi Kristo uri muri wowe agasohoka kagenda ntajya tubona n'ikindi kintu kibaho. Bwana asifiwe. Biblia yavuze mu byakiro kuyagenda rimwe kuri gatandatu ngo ni jya Alfa na Omega itangiriro n'iherezo ushaka amazi uzomuhera ubuntu ariko umunyabwoba n'utizera Imana n'umunyakinyoma umugabane wabo n'umwe ni ukuja muri gihono mu muriro utazima n'ikinyoma kingana gusambana tiwowe ukirisa tule muri wowe ni muko utosambana ukirisa tule muri wowe. Bwana asifiwe. Haleluya! Yugiye gusambana kirisa yayimuka kagenda akwimukira ndayibona nakura muri wewe. Rero gusambana no kubesha birangana imbere y'Imana tatandukanye uribaho ariko kubera ko twebwe dukeneye ibyo dutunga no kwabeshe kubesha kwabihinduye ibitera tunabisengera uzigusengera ngo mana ufashe ngiye guteretura mugore kwanza kumusambanya no gusenga ngo mana ufashe ngiye kubesha ni kimwe. Haleluya! Bwana asifiwe. Ni kimwe natandukanye uribaho kwirukana umuntu w'Imana wibona agenda agasohoka akagenda. Naturi igitabo cy'umugenzi kirantangaza iyo umuntu avuye mu nzira kugira ngo uzayigaruke bigutwara igihe kirekire. Mukirisitu abyiringiro ngo bayoze ahantu hatoya kubera ko ngo ahantu bari baciye ngo amaguru ngo yarahiye arashya baravuga ngo mana we duhindurire inzira ngo duhindurire inzira ngo indi nzira ngo yoroshe ngo tunyuramo ngo babona famu ngo bakita bakinywa muri ya famu ngo baba barayobye kugira ngo zasubire mu nzira imvura iragwa
ngo bava mu nzira baja muri kakamba ruguru nyir'isano basangamo murababwira muri cyatumye muvogera umurimo wawe niki cyatumye muvogera umurimo hepfo hepfo haravuga ngo twamenye neza tudashidikanya yuko uyu muntu avuye mu nzira kwisubiramo ntibizoroshye biragoye cyane turi mu ijambo ntabwo turata umurongo twagendereye twavuze teme n'ijambo ry'Imana nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri kandi uko kuri kuzobabatura tiwo munyakuri nta jambo ry'Imana rikubaho Bwana asifiwe ntabwo umunyakuri nta jambo nigijya kubuza se ko ikinyoma ari icyaha rero mu ijambo riri muri wowe rijya rikwemeza ko kwiga inyoma ari icyaha niba umenye ukuri kuba batuye rwose Bwana Yesu asifiwe haleluya haleluya baba wetu bali hibaza abakecuru bivomereye amazi niko abanyarwanda baririmba ngo nimba warabomye we sigama ayo mazi yawe nimba warabomye ayo mazi yawe utazasigara abakecuru bakiri abakecuru bagisengera hano hari imbaraga bakuye ruguru bagisengana nta gukirizwa gukirizwa muri iki gihugu nuko wibijwe kwa mana we icyapa nkabona nuko tubayeho muri ubu buzima turimo muri ubu butayu muri uru ruzerero ubwo ntituragira aho tugiye ntabwo turageza ubwo dukura hano bakavuga ngo iyi nkambi ngo barayimuye ngo bayijyanye muri Etiyopiya mwagera muri Etiyopiya bw'inkambi ngo turayisenyuye ngo tubonye ko yoja muri Central Africa numva turacyari mu ruzerero Imana iri mu ijuru tuguye mu ruzerero rwiza rya Yesu haleluya Imana iri mu ijuru idukure mu ruzerero idutuza ku icumbi aho ducumbikiye basokuru na basokuruza bavuga Bwana Yesu asifiwe ijambo ry'Imana riratangaje iri jambo riko risoma utaseze uko mbabwiye niko kuri jewe nkikora muri kampani nabagamo umuntu warwazaga ibintu yabaga yifite mu gikapu nagiraga ikibuyu kijya kora mu kanyanga kijyaga mu kanyanga ahubwo nabaga novaho narindi he ushakisha kanyanga handi handi ubwiye ikibuyu kigiye cyuzuye kanyanga ipagitana ntiyavaga ku mufuka ariko bibiri sinayisigaga uko mbabwiye niko sinobetera nogatoza sinabaga bibiri namara gusinda mu meya bibiriya yanjye ngasinziriraho nta kintu na kimwe kigeze marira gusoma iyi bibiriya ni ukubanza gusenga ugasaba imbaraga mu by'umwuka ibi ni iby'umwuka Bwana asifiwe tiba kumva iby'umwuka ukiri umubiri niyo mpamvu abantu bajya bagasoma bagataha uko bagaragaza ibirego by'ibintu bya dusinzi n'iki wakuyemo ntacyo kuko tigeze yinginga Kristo ngo abanze muri we hano baratubwiye ngo igihe
Shadarake na Abednego ngo bajya gota umuriro ngo marayika niyo batatse yararimo abwira umuriro ati wa muriro tupime tunakoreho tugira umuntu ukoraho bariya basananye Bwana Yesu asifiwe bariya bagiye kwita muri umuriro basananye tukoreho ni ukuvuga ngo iyo banje gusenga muri wewe Kristo ari muri wewe ajya abwira umutima wawe ati wakira ririya jambo rimeze nkanjye iri mu mutima wawe haleluya wakire iryo jambo ugiye kumva umutima wanjye imeze nkanjye iri muri wewe haleluya Kristo atari muri wowe ntabwo iri jambo ryawe iri jambo rijya muri wewe haleluya 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 Kristo atari muri wowe iri jambo rijya batimizi muri wewe kuko Kristo ntari muri wewe kandi iri jambo ni iryera ikintu cyera n'igiturana ikintu kibi niyo mpamvu nibiyo gushaka kugira ngo umwuka w'Imana amanuka abe muri wowe ujye ubanza upfukame ubwire Imana ubwire Kristo uti Mana ngiye gusomeza ibyera byawe bibe muri njyewe nurangiza ufate ibintu yibumure usome ibyo usoma bizoba muri wewe haleluya haleluya ibyo usoma bizoba muri wewe kuko Kristo ari muri wewe nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri niko Bibiliya yavuze suko dusenze ngo abantu bataye badusenze nabi tugasenga abantu bataye basubire muri Kongo badusenze nabi ariko tugira imbaraga cyane ngo twasengera hanze n'abantu babyumva cyane kuko twasengera gusubira muri Kongo icyo gira imbaraga abantu bakuzura umwuka abantu bakanezerwa bagahinda imishyitsi bagatigita ngo twasenga tukavuga mu mpamvu dufashe tujye muri Amerika ngo twasenga mu mpamvu dufashe dusubire muri Kongo reka mbabwira ngo rero jambo ukura cyane mu ijambo haleluya ukuzinda mu ijambo teme ni ijambo y'Imana reka mbone no jambo haba iwacu niyo homera amahoro agatekana imbunda zigaheceka abamo ni ngo turabirukanye abenshi bongera agahinda tasasu bikivuga ibiti bisigaye biba bihimbaza Imana inyoni ziririmba nta kintu gisaburiza bavuga iwanyu ni amahoro turakuye nimutahe abenshi bongera agahinda kuko batamanje biye kuba bacakara mu bihugu by'abantu dufashe dusahe muri Kongo bavuga bari kuriya we mutabwo taba amasezerano uriye ku masezerano agiye ni jewe nta masezerano ngira yo kubibunza kuba ndi hano ni mu buhanya ni ibyaha kuba bwishuka iby'Imana ihora sinubagiye mu masezerano nubagiye mu mahirwe par chance ingeri itura ahantu hakenewe kuba umuntu ahetse ko yitura umunasha w'ijambo ry'Imana ritura muri we rizotura muri we katabishaka ntirizotura ntirijya rihata ntirijya rihata nta gitugu rigira ariko dayimoni we yamaze kwinjira muri we bagiye muzamukuremo ugasenga
ayiboneka yabona neza ibyo kurambira bona koma kagenda kamera iri muri wewe kamera ikurimo kugira ngo ikumvemo wowe zo kamera ikuvamo ibyo ukunda utugera ugaseka we kamera sohoka kamera yakumva kuyirebe witwitse niyogeje kamuvuga genda naho umugabo ari mu kwema na sohoka mu gende agasohoka kagenda nta ntambara ni umunyamahoro umwuka w'Imana Kristo ni umunyamahoro cyane Bwana Yesu asifiwe Kristo ni umunyamahoro cyane nababwiye ngo umuntu afite capacity afite imbaraga zo kwirukana umwuka w'Imana muri we ariko nta mbaraga zo kugaragaza imwe muri we nuko umwuka w'Imana umunyamahoro yuko umwuka w'Imana ngo kumve mugende ngiye gukora icyaha ugasohoka gende ariko nawe uzagaruke wongere wifite rero ngo guturemo ni imbaraga za Kristo si imbaraga za imbaraga za zamukuye ariko kugira ngo uzagaruke muri wewe biragoye bantu b'Imana bwoko bw'Imana nimutekereze ku ijambo umumaro w'ijambo katoleze kuri ibi bintu abantu perutse kumva indirimbo bari kuririmba ngo gorogota we watubereye icungu muzi icungu cyari cyo cyangwa no kuvangirwa gucungurwa muzi cyari cyo gucungurwa muzi cyari cyo gucungurwa haba hari ikintu kiba cyatanga iyo uzi ngo kubereye icungu Kristo ntakiri muri wewe uzogeye gusenga Kristo azi ni wewe kubereye icungu nimba ngo kubereye icungu nturacungurwa Bwana Yesu asifiwe haleluya nimba ngo kubereye icungu nturacungurwa uzomana ushakishe Kristo agucungure kuko wacunguwe na Golgotha Golgotha na adresse gusa ni uko uvuga ngo muzagende muzamugera uri muhira mu mibunda hejuru ni nkuko uko gusa Golgotha nta muntu yishe ndakibona iteka Golgotha niba umuntu akora icyaha kumujyana by'abihanga abantu bose